icyo ni ikibazo buri wese yibaza kuko ndabizi yuko nta kintu nahishe umukunzi wanjye ntago muri abana nta nubwo muragera kuri iyo sije areba hari ukuntu muba mukundana muvuga muti reka tuzabana ariko ntago murafata izo ntuza izo gahunda ntago murazifata muracyaganira muracyashakisha iterambere ese ni iki umukunzi wawe agomba kumenya n'iki atagomba kumenya nyine ntago icyizere uba ufitiye umukunzi wawe kiba gihari ndabyumva ariko se bikuraho kuba wagira ibanga ry'ubuzima bwawe bwite nk'umuntu gusa ubuzima bwanjye umukunzi wanjye atamenya niba bumeze gute ngiye ku ruhande rwanjye ntago umukunzi wanjye as long as tutarabana ntago wemerewe kumenya byose twongeye kubasuhuza kandi tubahaye ikaze nshuti mudukurikira aho muherereye hose ndabona ikirere kiratuje kirasa neza cyane kirimo ubukonje harimo kantu k'ubushyuhe gakeya ariko kirasa neza cyane nizere ko naho muherereye hose bimeze neza sinzi nimba mu Rwanda hari uturere turimo kubona imvura muri iyi minsi mwatubwira tukaba tuhiyiziye kuko inaho nubwo hari amahumbezi meza cyane ariko nta mvura duheruka rwose mutubwire tubahaye ikaze rero turabaramukije ibivuge cyane babyumve turabaramukije abakunzi bacu Gisele muramubona mute uyu munsi mumbwire murambona mute icyo nzi cyo ngiye nuko asa neza cyane nabikunze uburyo yambaye kandi namwe murabibona aya mabara arakurura pe umuntu naye kabona kuri katamuneri gutya azahita avuga ati wawu usa neza cyane reka njye kureba n'iki kiganiro kubera iyo mpamvu nabirenze cyakora umuntu nkunda ajya mpa ibara rimeze gutya urarikunda cyane na shokora na vert nkunda amabara atatu shokora iringiri na vert ni amabara nkunda cyane icyumweru dusa nk'abakigeze hagati bimeze bite kimeze gite mu kazi biragenda byifashe bite ahandi abakiriya ntago ndi kubabona abakunzi banjye sinzi ahantu mwagiye ubundi turi no musi kwa gatatu icyumweru turagitwaye cyagenze neza cyarangiye cyagenze neza urebye muri rusange burya umuntu ari muzima rega uba umeze neza nabyutse numva utarwaye uri muzima ibintu aba ari uburyohe nabyutse numva abantu bavuga ati hari ukuntu wicara ukabona nta mafaranga ufite ubwo ngubwo njye nshobora kuba aricyo kibazo mfite aka kanya nawe ushyiremo ikibazo ufite aka kanya ushobora kumva urwaye ushobora kumva utameze neza ibibazo byakurenze ukumva nta kintu cyo gushimira Imana wabona oya ugomba gushima rero umunsi bishobora kuba bitameze neza cyane rwose ejo ni heza hari umugabo nkunda uko ugira iyo navuga ko ari nka siroga aho uravuga ati ejo ni heza uko byagenda kose ejo ni heza uyu munsi uba urwaye ejo urakira ariko n'ejo ukarwara ariko nanjye hari igihe njya mu kazi ngatahiraho iyo mvuye muri bisi manutse njya mu rugo sinzi buri gihe bimbaho nkahita mvuga uyu munsi byanze nkahita nibwira Gisele uyu munsi byanze wihangane ejo bizagenda neza rero abantu bateye gutyo nkibeshya gutyo kandi nari nzi ko ari njye njyenyine bibaho njye hari nk'ukuntu njye ibibazo ngira birabarika ni biki ariko iyo mbifite mbura amahoro hari nk'ukuntu cyane cyane utuntu njye tuntesha umutwe ntabwo tuba ari twinshi hari nk'ukuntu ushobora nko gufata nk'iyi fone wenda tuvuge nari ntetse nkakarambika gutya hejuru wenda y'agatiriwari nkahita nibagirwa aho nyishyize nkinjira mu cyumba nkayihiga nkayibura sinshobora kwicara ntarakabona akantu kose mbuze turatandukanye rero njyewe uhita ukihorera njyewe Murekatete njyewe nta bintu byinshi cyane bijya bintindamwo reka ikintu mbonye nk'ubu tuvuge njyewe nk'uko kuvuze telefone nshobora kuyibura nkayireba iruhande rwawe gutya nkayibura umutima uhita umbwira tumva genda ubanze utuze buriya uraza kuyibona uzi yuko nk'ejo bundi nafashe urufunguzo sinibutse ahantu narusize pe ntangije ndarutekereza ndarubura turaryama tugeze hagati mbura ibitotsi ndavuga se rwa rufunguzo ruri niyo mpamvu bajya bavuga ngo abantu batoya nuko mwabaye
nagira abantu bato ni uku babaye njyewe ndi mu bantu batajya batinda ntabwo ku kintu mwitera stress reka ntabwo njya nitera stress njye rero ntarakabona Ibintu no mu bid- nzozi karanteye iyo ibintu bidashoboka ntibishoboka uzi nka kwa kundi ngo ufitiye umuntu ideni shajize ntabwo nsinzira bana ufitiye amadeni rwose ntimukagira ngo ntabwo mba nyatekereza ahubwo njyewe nirinde ibintu binera stress mana we uvuze ideni ndabyibuka we Aba- iyo mfite ideni niyo mpamagaye mpita ntinya kukwitaba reka njyewe Mba ubwo numva mfite ndakwitaho ubwoba. nkanakubwiza ukuri kuri ku mutima wanjye nkakubwira rwose ntayo mfite kuko mpita mvuga ati se nini itera stress ndarwara umutwe kandi uyu muntu uri kunyishyuza wari buryama asinzire aho akangukiye ahita avuga ati reka nishyuze Gisele none unyishyuza ntayo mfite leta ndwara stress ndwara umutwe noneho ahandi nari gutekereza ahantu ndi bukure amafaranga yo kukwishyura bitume ntahatekereza bitume mva mpita njyewe niryamira ntabwo bishoboka mva hari n'umubosi wangiriye inama rero hari igihe nawe mfite natwe ikibazo yitugire mva hari igihe nawe mfite ikibazo nabuze amafaranga yo kwishyura inzu aho nkorera noneho nyiri inzu randirodi arampamagara ndi gukorera uwo mubosi abona ibyo nari ndi gukora bise bihinduka arambwira bigenze gute ndamubwira nyine randirodi arampamagara kandi nta hantu mfite ndi bukure amafaranga ntawe share kuri kwibara umva mujye mutubwira muri comment ukuntu biba bimeze noneho arangije umubosi yangira inama ati rero ntukistress ati ngewe mfite ibibazo byandenze ubwo we niko bigenza ati mpita njya mu buriri nkaryama iyo nkangutse mpita ntekereza ikintu cyo gukora ntabwo njye nasinzira akimbwira gutyo rero nahise ntekereza ese mbwira rero se waretse ngataha aho ngejeje ejo nkazasubukura ati genda nahise ngenda ndaryama ndavuga ko bose yambwiye ngo iyo umuntu aryamye arasinzira iyo ukangutse uhita utekereza ikintu cyo gukora reka nanjye mpite ndyama nahise ndyama nkangutse ndavuga ati none se mwuka wera wampaye igitekerezo cy'ukuntu ndi bubigenze cyangwa ndi bukure amafaranga mwuka wera turambwira ati ariko se uri n'injiji uba mu itsinda ry'abakobwa ku rusengero hita ubandikira ubaguze kandi hariya ririya deni ntabwo rigutera stress nahise nandika ngiye kumva ngo bayaguye sharandirodi akaba yaramenye ngo bimeze gute ako kantu rero ntuzajya wumva ufite stress byagucanze ufite igihumbi nimba ukunda amata uhita ugenda ugura amata uhita uyanywa uhita uryama numva ufite amahoro irari ry'amata ryashize wanaryamye uhite wicara utekereza aho uri bukure amafaranga njye rero ubanza ari nayo mpamvu nashyira uturaso ku mubiri uzi nk'iyo amata ari cyo kwishyura randirodi ageze ntaho ndayabona mwene ndiryamira ndaryama nkabura amahoro kandi koko ndabyuka sinanatekereza aho ndi buyakure ibyo rero ni simite nanayabona ibyo ni bibi ahubwo wowe icya mbere cyo ugomba kwiha amahoro sibyo njyewe mana yanjye abantu bafite amadeni mu byumve ntabwo mbanga si uko mba ntabitekereza ahubwo ngewe ikintu nkora ni iki niha amahoro namara kwiha amahoro ngasenga ubundi nkahita nizera ko ibintu nasabye imana yabyumvishe ndategereza ikintu ntashobora gukora ni igihe ubonye amafaranga ugahita uyajyana mu nyungu zawe ntukemure cya kibazo ahubwo ndabanza nkakemura cya kibazo ahubwo nkongera nanone nkasaba papa bimeze gute ako kantu nanjye uyu munsi ndakizi ubwo n'abandi mwari mumeze nkanjye mwistresaga muhura n'ibibazo mukumva biranze ugahita wumva birarangiye iryamire banza uryame uryama cyangwa se ugenda ugura amata cyangwa ugenda ugure fanta unywe nurangiza ubundi ubwire imana ubwire mwuka wera ko akoriyanti aho ibyawe biherereye kuko reka amafaranga yaraturemewe ntabwo twayaremewe yaraturemewe ntabwo twayaremewe tugomba kuyatunga tukayakoresha ibyo tugomba kuyakoresha umva rero nkubwire ni iki wabonye muri ino minsi cyangwa wumvise kuba iki ku bijyanye na social media imbaga nkoranyambaga muri iyi minsi narazirinze ntabwo ndi kuzikoresha none utazireba wowe bazakureba gute nyine urumva ngewe njyaho gakeya gashoboka muri iyi minsi nihaye hafi nk'ukwezi kandi kuri hafi kurangira kwa Godfather nahakuye inama tugira inama nakuye inama wari uzi ko Godfather yagira inama umuntu ngo hari couple iri guhitinga bari kuvuga ngo yashwanye muri ino minsi
ngo umugore ngo yataye umugabo ngo kandi ngo umugore ngo yakundaga umugabo kera batarabana ntabona aketse numvise se ngo yaramutaye banabyaye vuba ngo umugabo niwe usigaye arera akana ariko abanyarwanda mugira amagambo nshuti koze reka nkubwire abanyarwanda bagira amagambo nibyo se nyine nabera nitwange uriya mugabo rero uriya bita Godfather buriya sinzi njyewe buriya sinjya njya kuvuga ngo wenda ngo ndafata uruhande uru n'uru 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 hari ibyo akora ukumva ntabwo ari byiza ariko hari n'aho agera ukumva ni byiza avuga ati sawa yaburiye inama umunyamakuru wo kuri social media avuga ati wa mutipe urashaka uri gukabakaba mu mageragere kuki uvuga inkuru udahagaze utanazi kuki winjira urugo rw'abandi noneho urugo rw'abandi baragufunga baragufunga aramubwira ati reba jihadi yinjiriye ubuzima bw'umuntu baramufunga fata ku mavuta yinjiriye ubuzima bw'abantu baramufunga nawe uri gukomanga amageragere wa muhungu we iyi nkuru yihagazeho erega nuko abantu batabizi izi mbuga nkoranyambaga abenshi nyine bazikoresha kugira ngo baronke kandi ashobora kuronka yagusebeje ashobora kuronka yasebeje undi mugenzi we ariko nyine akabona ibyo yifuza we ntabyiteho kandi hano RIB irahari noneho kujya kuvuga inkuru z'umugore n'umugabo utararana nabo utanabizi sha noneho buriya reka nibwirira nimba ari ikintu utazivanga hagati umugore n'umugabo bahura ntibari uhari ukuntu bamenyanye ntubizi none ngo uraje ngo uje kubatandukanya ntago bikunda ntago bikora ntibishoboka urumva rero ni amatiku baba bafite niyo mpamvu bakunda kuvuga ngo reba ibikureba ibitakureba urebe ku ruhande kuko ni ukuri kw'Imana nibyo biri bugukereze ntibitume ushaka kugera aho ugera reka nanjye nivugira aka kajambo ureba nk'iyo uri kugenda mu muhanda tuvuga uciye nko mu muhanda ugiye nko mu kazi mu gitondo nawe utukurikiye ugaca nko ku mbwa imbwa ku muhanda zikamoka ntayiri bukwapurocinge ngo ikurye zikamoka kandi zigira urusaku nyine nicyo nshaka kuvuga urusaku rw'ibintu ntibikakubuze gukomeza nufata umwanya ngo ugiye gutoragura ibuye utere buri mbwa yose iri kukumokera kugira ngo yirukane ntabwo uri bugere mu kazi kawe so amagambo yose tugenda twumva hirya no hino ayo ngayo nuyaha umwanya cyangwa ukicara ukayahereza intebe ndakurahiye nta hantu uri bugere n'ibyo yapanze gukora ku munsi bararengeye none se niba muryango wa mbere baba batatse n'iyindi yose ngo abantu bazi ko ngo kuvuga ku basitari ngo aribwo binjiza ibyo bigabura ye kanyoni kanjye aho uherereye hose uhindure sitarateji y'ibyo uvuga yumvise ariko icyo nkundira aba nabo nibyo nkubwira ntago abenshi baba bitayeho aravuga ati yavuze ntabwo nakirirwa ndashakaga ibirayi ariko hari n'undi wavuze ngo nimba umvuga nabi bikakugaburira ninde wo kukubuza kubaho twara rwose vuga ati mujye muvuga nimba muvuga mukarya rwose mujye muvuga ariko nanone utekereze ko hanze hano hari inzego zireberera abanyarwanda n'umutekano wabo so nakaba gaciyemo kugira ngo tunungurane ibitekerezo ku bintu biba biri kugenda bivugwa mu buzima busanzwe twaje mu kiganiro cyacu rero tubivugeho aho tuba turi kugaruka kuri topic zigiye zitandukanye urumva ko kaba gakuyemo aka gace tuvuyemo kaba gakuyemo nyinshi biri kuvugwa icyo bavuze abandi tubirebera hamwe tuje mu kiganiro tubivugeho rero uyu munsi turaza kugaruka ku ibanga ku bakundana cyangwa ni ikihe kintu kitakabaye kivugwa hagati y'abantu bakundana nimba ufite umukunzi n'icyo utamubwira ese n'iki wemerewe kumubwira ese n'iki wamubwira byose kuyihereva mumaze kubana cyangwa mwarabanye mugitangira relationship cyangwa mwaramaze kuyigeramo n'iki wamubwira ese wumva wamubwira byose icyo ni ikibazo ndi kwibaza nawe uratubwira muri comment n'iki yemerewe kumenya n'iki atemerewe kumenya ese bundi ni ngombwa yuko ugira icyo uhisha umukunzi wawe icyo ni ikibazo buri wese yibaza kuko ndabizi yuko nta kintu nahisha umukunzi wanjye ntago muri abana nta nubwo muragera kuri iyo sije areba hari ukuntu muba mukundana muvuga muti reka tuzabana ariko ntago murafata izo gahunda ntago murazifata muracyaganira muracyashakisha iterambere ese n'iki umukunzi wawe agomba kumenya n'iki atagomba kumenya Gisele wowe ubyumva ute
reka ndakubwira nyuma. njyewe umuntu yambwiye ko ankunda akanabinyereka ko ankunda numva nta kintu namuhisha kandi mba numva nawe nta kintu yampisha. none se icyizere nicyo kizatuma tubana. None se icyizere gikuraho privacy z'abantu? Like nyine ntabwo icyizere uba ufitiye umukunzi wawe kiba gihari, ndabyumva, ariko se bikuraho kuba wagira ibanga ry'ubuzima bwawe bwite nk'umuntu. gusa ubuzima bwanjye umukunzi wanjye atamenya n'ubu bumeze gute. ngiye ku ruhande rwanjye ntabwo umukunzi wanjye as long as tutarabana ntabwo wemerewe kumenya byose. ubwo nyine ndikibaza ibintu wahishe umukunzi wawe ni ibi. Ni byinshi cyane bigiye bitandukanye. reka nkubwire, umuntu nimba mukundana kandi noneho ukabona urukundo ruzagera ahantu hazima, urugero araguhamagaye arakubaza ngo uri he, ni ngombwa kumuhisha ngo ndahana kandi. niyo mpamvu nanjye ndi kubaza ngo ni iki yakabaye umubwira n'icyo utamubwira. Reka nkwibarize akabazo kamwe, ubwo urahita umbwira. ufite papa wawe na mama wawe, sibyo? ufite sheri, ubwo ni abantu batatu batandukanye mu rugo bafitanye ibibazo hagati yabo, papa na mama, sibyo? kandi ubwo koko ngenda byemera umukunzi wawe niwe muntu ukuba hafi, niyo ubabaye akaba ari kumwe nawe umva utuje pe. ni ukuri niyo nta kindi kintu yakora, iyo uririye mu biganza bye akaguhoza wumva utuje. mu rugo havutsemo ikibazo mu muryango hagati ya papa na mama wawe, suzi uwo uri buburayiminge, ntuzi ngo urabishyira kuri inde, ariko umwe muri bo wenda ageze nk'ikibazo yaciye inyuma, papa aca inyuma, wenda ashobora kurwara izo ndwara cyangwa akazana n'undi mwana. ibyo bintu ni ngombwa kujya kubiganira n'umukunzi wawe? njyewe nimba umukunzi wanjye mubwira ikibazo akampoza, mbabaye akampoza cyangwa akanyumva, kuki sinabimubwira kugira ngo nawe atazakora nk'ibyo papa akora. nimba papa aca inyuma mama, kuki ntabimubwira nkabwiye kugira ngo abone igikomere mbana nacyo, we nawe ubwe azabyinde ntazabikore. ngewe nkahora nibaza nti urareba abantu iyo bakundana isaha ku isaha baba batandukana, ntabwo murasezerana, muracyadetinga. rego umenye yuko ipuwe negatifu igutungura utayitekereza, yego utayihamagara. ariko ngewe niyo mpamvu nicara mbifata byombi. ngewe nicara nzi ko turi kumwe aka kanya, ariko isaha ku isaha twatandukana. ubwo we ntabwo wizera. oya ndizera, ariko icyo kuki uhora wizera yuko isaha n'isaha ushobora gutandukana? si bibaho se, tubona amakupule menshi aba akomeye. ibyo ngibyo byaba ari ibintu bigutunguye gutandukana. oh my god, ni ibintu biba bisanzwe. hanyuma njye ikibazo mba mfite ni nimba uzi ubuzima bwanjye, hold me, njyewe wese Anita, njyewe wese famiye yanjye, njyewe wese inshuti zanjye, njyewe wese nyine ku buryo uvuga ati uyu mukobwa sha ndamuzi pe, bavuga wajya uvuga ati Anita ate uriya nibyo wabo bimeze, uriya gutya na gutya, byose nyine ugasanga umuntu arakuzi. ye mani zandinde umugabo umeze gutyo rero wazancyurira, kuko ngiye ndizera cyane. icyo kibazo uzi yuko iyo wankunze mba numva nyine urankunda tu, ngomba kukubwira ibyanjye kugira ngo nduke uri inshuti yanjye, kandi nkumva ko inshuti yanjye icyo ntekereje cyose agahita kose mfite nakamubwira. ahubwo ikibazo nagira n'igikomere nagira ni igihe wankoshona, usibye ko nyine ntajya ntekereza ko umuntu ari bunkoshone. ese Gisele, uramutse ufite umukunzi wawe ubizi neza ko wavukanye nk'ubwandu bwa sida, sibyo? ukajya mu rukundo ugakunda umuhungu ukabona arakwishimiye, byafata igihe kingana gite kugira ngo umubwire iryo banga ry'ubuzima bwawe? ngiye ko narwaye sida se? ntabwo akwiye kumenya ibintu byose. hari ibyo atagomba kumenya as long as mutarabana, mutarafata n'iyo sije yo kujya mu murenge. mbwira byagutwara nk'igihe kingana gite wowe? mwajya mu murenge? oya banza umbwire nyine byagufata nk'igihe kingana gite kugira ngo ufate umwanzuro umbwire ati rero sheri wanjye dukundanye umwaka umwe 3, hari ibanga nshaka kukubwira naguhishe muri iki gihe cyose. byamfata ijoro rimwe. wibuke ko ngiye najya nkunda stress muri njye. banza nijoro ritagira, kuko ngiye ntabwo nzi kubika ikintu. ugikunda umuntu uhita umubwira? oya, ntabwo ngikunda umuntu ahita mbimubwira,
daboro byaterwa n'uburyo urukundo mbona ruri kugenda. ariko wibuke ko abantu babeshya, abantu ni bagari. kera ntabwo njya mbeshya. nta munsi n'umwe urahura n'abakubeshye se mu rukundo barambeshya cyane, barambeshya, murambeshya. none se misengera nk'ikibazo cy'amatsiko muri relationship zose ucamo n'urwo urimo uyu munsi, ubu abakunzi bawe kuko ntabwo wenda uwo muri kumwe ari we wa mbere, ugenda ugira aba ex niko tubita, cyangwa niyo mpamvu banyanga. ubabwira ukuri kose, ko mvugisha ukuri kose. abo bose tuvuge hari like mwakundanye igihe gito mwamara igihe kingana giti? njyewe kenshi tuba twamaranye imyaka. noneho nkurikije ukuntu wumva wizera, nimba ukwezi kwa mbere amezi 6 aciyemo mumeranye neza, uramubwira ntacyo umuhisha? ntacyo muhisha, ubanza ariyo mpamvu mwagiye munyanga. ubu tuvuge ko aba ex bawe bose mwagiranye bose bazi ibyanjye byose. icyo nicyo kibazo rero mfite. uzi gusanga tuvuge n'umugabo wawe mbese basi hari abantu bafite defo nk'izanjye. ntibaze kutubwira. muze kumbwira hari abantu bateye nk'uko ngewe nteye. kuvuga ibintu byose ni nabyo mvuga, ntabwo ari byiza. si no ku mukunzi gusa, kuko ari wenda twafashe n'inshuti zawe. inshuti zawe ari inshuti zawe. njye nubaha ikintu cyitwa privacy. uba ugomba kugira ikintu cyitwa ibanga muri wowe. Imana izabinshoboza. ngaho ibaze nimba aba ex bawe bose bakureba bakakubona nyine muri Giselle bazi, noneho bashobora nko guhura bagahita bakuganira, bagahita bavuga ati ni wa mukobwa pe, ni wa wundi, batanaziranye. buri wese akicara akakuganira, agize umukunzi atateye gutya na gutya, umukobwa munini, umukobwa mwiza witonda useka neza, ati gutya life y'ubuzima bwawe bwose wabayemo mukundana, akaba arayikubwiye. yarangiza n'undi nawe akayimubwira, akavuga finally ati wanyetse ifotos, ati se umukobwa ugenda wishyira hanze mu bintu byose, ati ubundi uyu yaba mudamu. banza ariyo mpamvu ntinze sha, banza ariyo mpamvu ntinze Anita. ariko rero urakoze kumbwira ako kantu, ntabwo najyaga mbitekerezaho. njyewe umuntu wese mpfa kuba twakundanye pe, namubwiraga nkamwizera. ariko sizi impamvu ngiye bimbaho. njyewe nabaye imfubyi ndi umwana, noneho mbaho mu gihe cyo kwirera. mumbwire, bazatubwire abantu benshi bireze batigeze babona abantu bakuru babana nabo. noneho nkura numva nshaka umuntu wanyumva nkamufata nka papa. niko nifuzaga. wenda tuvuge ku bantu b'igitsina gabo, nkumva umusore tuzakundana nzamufata nka papa wanjye, muteteho nka papa, mugire. ahubwo ikibazo nifuza ko bambera aba papa bakambera abantu babi. nicyo nkubwira, uzi umuntu wamaze kumenya uko uteye gutyo aragukoresha. rero abantu benshi muzatubwira, abantu benshi bakoze muri ubu buryo ngewe nakozemo, dukunda guhemukirwa. uzi ukuntu mba mbyumva, uba ukeneye care, uba ukeneye kwitabwaho, uba ukeneye kumva amarangamutima yawe yose wayabwira uwo muntu, kuko niwe ushaka kuruhuka. niwe uhari, ni nawe uhari ako kanya, niwe uhari nawe ureba ako kanya. ahubwo abantu muri babi cyane, umuntu akakwizera akakubonamo ibisubizo ukamubera ikibazo. ubwo ni nabyo mise nibaza, njye ntekereza ko abantu ahubwo abana mwakuze nk'uko buryo baba bagira ibanga, nta muntu bizera, batinya abantu, batavuga, ugasanga akantu kabo nyine baratandukanye. sheri baratandukanye. hari uba nyine yumva nyine nta muntu n'umwe yizeye, ariko hari n'undi uvuga ati mana yanjye ndashaka umuntu mbera nka mama, ndashaka umuntu mbera nka papa. ukumva n'umukunzi wawe w'igitsina gabo ntabwo umufata ko ngo sheri ngo shushu, ahubwo akikubwira ko agukunda uhita uvuga uti mbonye umuntu uzambera papa. niho abana benshi b'imfubyi rero bagwa. rero aho hantu rero abayishi barahagwa, mukadukoresha ibyo tutakagombye gukora. so niyo mpamvu rero ngira inama buri muntu wese umeze nkawe, sibyo? ntago mvuga ngo ntumuhishe, kuko guhisha cyane nanone mu rukundo hari byinshi byica,
kuko like biba bigaragaza ko utamwizeye. Ariko menya ngo ndabivuga ryari, ndabivuga mu kihe gihe. Ese hari nk'ukuntu nibyo nkunda kubwira abakobwa, ugasanga umenyanye n'umukobwa mu kwezi kwa mbere kwa kabiri muraryamanye, ahise akumenya pe. Wenda ubwo reka ndeke kuvuga amenye famiye yawe, ariko arakumenye wese wowe ubwawe na roho yawe arakumenye, aragukoze, wagukoresheje ibyo ashaka byose, aragukozeho byose, akugize igikoresho cye, cyangwa nawe umugize icyawe, kuko njye numva bavuga ngo ntabwo aba yakuriye wenyine, ngo namwe muba mwaryanye, muba mwaryohewe. ariko icyo mvuga ni menya ngo ibintu ngiye kuvuga ndabivuga ryari, ese ndabimubwira ryari, dufashe iruhe rugero, tugeze ku ruhe rwego, kuko buriya tujya tubivugana n'izo stage z'urukundo, ndumva tuzazivugaho. Tuzanakagarukaho aka kantu k'igihe wakabaye ugira ikintu ubwirira, ikintu like ubuzima bwawe wakabaye wihereza hanze cyangwa ubishyira hanze ku mukunzi wawe. Menya ngo mumaranye ukwezi kumwe, none urashaka kumenya. Niyo mpamvu ngiye buriya ngira amakenga cyane. Hari nk'ukuntu uhura n'umutipe like akaza byose agahita abishyira hanze, agahita akwereka imitungo ye, akakwereka biba ari ukurira. Nyine nicyo ntinya, njye ntinya umuntu uteye utyo. Kwa muntu uza agahita ambaho openi, akambwira buri kantu kose, uwo muntu mpita mushidikanyaho. Njye mba nshaka, nyine sinzi impamvu mba nshaka wowe ugenda gake, ntabwo ari ufite ubwenge, ubanza wowe ufite ababyeyi. Mba nshaka kugenda gake gake, ahubwo se sinumva ngo imfubyi nizo kuko ziba zarireze, ziba zifite umutima ukomeye cyane. wowe ufite ababyeyi bagiye bakugira inama bakakubwira, cyangwa se ufite bakuru bawe bagiye bakubwira ati babikora gutya, bigenza gutya na gutya na gutya. Oya ntawe wigeze abimbwira. Ariko umwana wakoreye umuroferina mu kigo cy'imfubyi, umwana wakuze yibera mu kageto kiwe, ninde se wamugira inama? Urumva rero ni ibibazo, ni ibibazo, ariko ntabwo nabarenganya. Gusa byose bituruka mu bitekerereze yawe n'uburyo ubayeho, sibyo? Wowe ntekereza ko unababazwa cyane kenshi, ushobora kuba ubabazwa cyane na kenshi bitewe n'abo bantu bose ugenda ugirira icyizere kandi batagikwiye, kuko mwa bantu mwe ntabwo ari buri muntu wese udizavinga, ntabwo ari umuntu mukundanye wese udizavinga kumenya ubuzima bwawe, ntabwo ari umuntu wese mumenyanye ugomba kumenya amabanga yawe. Nawe rero no mu kazi dukora, ntabwo ari buri muntu wese uba ukwiye kumenya ngo Joselle atahaye. Niyo mpamvu ugira bamwe uhitamo ukabagira inshuti. Ntabwo abantu bose muziranye ari inshuti zawe, ntabwo bose bakwiriye kumenya ibyawe. So nibyo rero twagarukagaho mu bakunzi be, ntabwo abantu bose muri gukundana aka kanya aribo bazavamo abagabo bawe, ntabwo ari uzavamo umugabo wawe. Ushobora kuba we mukundana aka kanya ari we mwabana, byaba ari byiza, ariko n'igihe mutabana ukazisanga umaye nka Giselle ufite aba ex bose bamuzi, bashobora guhura bakamugana, bashobora nko guhurira nka Rubavu, bashobora nko guhurira Rubavu. Reba imyaka mfite n'igihe nabatangiriye, kandi bose barakuzi, bose baranzi, bazi Murekatete. Ndabinginze mugerageze mugire privacy zanyu, cyangwa mugire ubuzima bwanyu bwite. Ni nabyo mbabwira, hari ubuzima ngiye mba ngomba kubamo bwanjye, hari ubuzima ngomba kubamo bwa famiye, hari n'ubuzima bwanjye mu rukundo. Ibyo rero ni ibintu bibiri mba ngomba kuvangura, nkamenya igihe nzabivangira igihe bibaye ngombwa. Simbizi nawe uko ubitekereza, ariko Giselle we ndabona ibintu byo kuvuga byose ntabwo ari byiza. Shangare niho mbyumvise, nta wundi muntu wari warabyumvise. ndabyumvise pe. Hari abadefanda bakavuga ngo kutambwira ngo nta cyizere ubu mfite, ngo ni ikikwereka yuko nta cyizere nyine, kuko abantu turahinduka, none se mbwira, abo bantu ex bawe bose si bakwizezaga ko muzabana? Ubu ngomba mfite ingo nka 300. Wamaze gusenya, umaze gukora divorce zirenga 100 nyinshi pe. Ibyo rero ni izo ngaruka zigenda zivamo mu kumenya ibyo ugomba kuvuga cyangwa ibyo utagomba kuvuga. So ubwo buri wese wamenya uruhande uhereramo, ntihazagire n'untera ibuye byo kuba navuga yuko nyine njye ntabivuga byose. Ahubwo wowe ibyo ngibyo nibyo byiza byawe, wowe ibyo byawe nibyo byiza. Hari abantu bigirira imitima yoroshye, nyine ugasanga nta bundi buhungira afite. Musaza wanjye yambwiye ngo ndi primaire, ubwo siyo mpamvu. Muri primaire? Kubera se ngo aba seconde hakaba na primaire, ngo sister ngo uri primaire. Na kaminuza ibaho. Na kaminuza ibaho? Sina kaminuza. Ubwo ushobora kuri kaminuza. Na za masters ziriho na za PhD.
Izo ni umuntu ufite degree karagiteri imeze nka primaire nyine uba ari umwana ubundi niko bakabaye babivuga kuko primaire ni umwana ahera yiga ubwo aba ari umwana rero zamura urwego rwa byibura ugere muri ngiye kuba segonderi ejo bundi niduhura tuzasanga ugeze muri ngiye kuba university segonderi hari nk'ukuntu ikintu nahise ntinya cyatumye nyine ngenda mfata imyanzuro nk'iyo hari nk'ukuntu uhura n'umuntu agahita agutakira ndenda batinya aba bantu especially nk'abagabo agahura akakubwira ibibazo afite mu rugo kugira ngo twa dufaranga twawe wakore utumuhereze mpita ndigucisha amenye iyo utangiye kumbwira utuntu tw'utubazo twawe yebanga especially nk'umugabo wenda ubwo turi kwivugishwa mu rukundo ni mu rukundo nimuragera mu rugo nitugera mu rugo ho hari ibintu bitagomba gusohoka hanze rero bitangira muri mufiyansanye ukamenya ngo nimba ari ibanga ryanjye ni iryanjye nimba ari urugo rwanjye ni urwanjye ubundi bubishyire hanze so twavuga ibintu byinshi cyane kuri iyi topiki yo kubika ibanga cyangwa kumenya ibyo uvuga ku mukunzi wawe cyangwa ibyo utavuga ariko buri wese n'uruhande rwe bitewe na stage y'urukundo murimo cyangwa bitewe n'aho mugeze mukundana mushobora kuba mugeze kuri ya mishinga yo kubana it's okay aho mubwire byose kuko uba ugiye no gutangira kumujyana mu mafamiye mugiye kubaka umuryango umwe ariko menya ngo nimba ukibijyamo wigera mu kwezi kwa gatandatu ngo wumve ngo nguyu ndamufite ngo niwe uzaba umugabo wanjye even n'imyaka 3 nta izo projet turazizamo hari ibyo utagomba kumenya reka rata nibwire abakunzi banjye reka mbabwire abakunzi banjye nibyo koko abantu bameze nk'uko nahoze ndi kuvuga ariko nimba aho umuntu uzi ubwenge akamenya ubucakura ni imfubyi baravuga ngo imfubyi yumvira mu rusaku irumva n'ukureba ikareba cyane mutazavugira ngo rero ngewe amabanga yanjye yose ndayamena reka gusa impamvu navuga gutya hari abantu bameze nk'uko nari ndi kuvuga babiri hanze ariko nta muntu w'imfubyi wenda muri komenti baraza kutubwira nta mukobwa cyangwa umuhungu w'imfubyi babiri hanze never especially mwebwe ntawe mufite uzabarandata ntawe ufite uzakurandata ntawe ufite uzakugira inama ariko n'umuntu aba aje kukuruhukira ashaka guprofita uko umeze reka mbaho urugero twebwe ntangira kwibana nabanagana nangira kwibana abantu bose baravugaga ngo bari abakobwa urumva nabanagana muri umuna wanjye ngo bari abakobwa ngo tungu baraje babatera inda urumva ariko kubera ako kajambo numvaga hirya no hino twikomeyeho turirinda noneho ukumva noneho uri umwana w'umukobwa uri imfubyi nta muryango ufite nk'ikigabo kikaza cyangwa igiso kikaza kije kuguprofita kugurira udufaranga twawe kuko nta handi hantu ufite uzatakira cyangwa se uzabwira agashaka kukugira igikoresho umwana w'imfubyi wa nyawubizi akomera ku butunzi bwe agakomera ku bye agakomera kuri ya zahabu navuze ye ubuzima bwawe nibwo twebwe bagiye batutega iminsi ariko ubwo tuvuge baduteza iminsi ariko murumuna wanjye afite umugabo arabyaye ntigize ab'indaya nta kinyendaro yigize azana badutega iminsi nta kinyendaro mfite badutega iminsi umusaza wanjye arashaka umugore arabyaye afite abana rero iyo uri imfubyi urimenya ukagira ubwenge ukagira ubucakura si hahandi umusore ari kuza agushukisha udufaranga agutunga udufaranga tw'amafutifuti ukaba ubaye cyababa ukaba ubaye umwasama imfubyi ntabwo iba umwasama baravuga ngo imfubyi yumvira mu rusaku imenya ubwenge ndumva rero iyi topiki twayisoreza ahangaha nk'uko twari turimo tubivuga Gisele we yatangiye ambwira ko nta kintu yahisha umukunzi we ariko ntago muri abana kugira ngo umenye byose so menye ibyo uvuga umenye ibyo ushyira hanze umenye ibyo ugomba kuvuga umenye n'igihe uzabivugiramo umva tubyo icyo cyo turacyemeranyaho cyane ntabwo ari ngombwa ibintu byose bishyire ku karubanda oya ugomba kugira ibanga kandi nubwo tutageze no mugo naho agomba kugira urugo rwe nitugeramo mu rugo rwo nta kintu nimba ari hagati y'umugabo n'umugore nta wundi muntu n'uyu wemerewe kugira icyo amenya kuza kwivanga mu by'urugo rwanyu nimwe babiri kuko urumva ahangaha twavugaga kuri wowe ubwawe noneho mumaze kubana ubwo mubaye babiri
kandi babiri numva basezerana ko ari babaye umwe ubwo Baba n'ubundi muri babaye wa umwe, wundi muracyari umwe. ni ibyanyu Babiri muri nta umwe. wundi ugomba kumenya ibiri hagati yanyu Yes. nuko nguko so Turabakunda ijambo rimwe ku bantu cyane. bagukunda cyane Abantu mukunda Gisele nanjye ndabakunda, abantu bakunda mu Rwanda nanjye ndabakunda, kandi urukundo rwanyu nirwo rutuma tugaruka. Mukomeze mudukunde kandi mudukundishe n'abandi. urakoze cyane ni ahangaha dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi ariko tubivugeho cyo nakagaruka turabakunda cyane.